الحمد لله. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الكرام وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار ومن الضلالة. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala waturemye kandi akaturemera n'amafunguro, akanadutumaho intumwa kugira ngo zize zitwigishe zinatwereke inzira izatugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala by'ukuri. Uzumva kandi akumvira izo ntumwa azajya mu ijuru, n'uzazigomekaho akazisuzugura azajya mu rutazima. Imana igasane uturinde. Amahoro n'imigisha bigwire kandi bisakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'izindi ntumwa zose n'abahanuzi, abiwe mu rugo n'abasangirangendo be, natwe twamukurikiye n'abandi bazamukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah ko yadushyira muri abo ngabo, tukazaba kuri iyi si turi abemera nyakuri, tukazaba kuri iyi si turi abayisilamu nyabo, tukazaba kuri iyi si turi abagandukiramana by'ukuri. Amagambo meza ni amagambo y'Imana, n'umuyoboro mwiza ni umuyoboro tweretswe n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amagambo mabi n'ibihimbano, kubera ko ibihimbano birayobya kandi ubuyobe bwose aho buva bukagera bujyana mu muriro wa Jahannam. Imana nyagasani uturinde kandi turinde n'ubuyobe. Inyigisho zacu z'uyu munsi nifuje ko twaganira kuri qissa imwe ya bamwe mu batubanjirije bagerageje gukora neza no kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Wenda twakuramo inyigisho zadufasha muri ubuzima bwa hano kuri iyi si, zigafasha n'abacu, ndetse zishobora no gufasha abacu n'imiryango yacu turamutse tuzikurikije, tukagerageza kubigana mu byiza bakoze. Hari igihe byazagirira akamaro abacu n'igihe tuzaba tutakiri hano kuri iyi si. Umwe mu bayobozi b'abemeramana, umwe mu bayobozi b'Abayisilamu bitaga Omar ibn Abdulaziz, agiye gupfa, abantu baraje baramubaza bati, yewe muyobozi wacu, yewe muyobozi w'abemera, ni iki usigiye abana bawe kizabafasha utakiriho? Mbese bashaka kumubaza ingano y'umutungo abasigiye uko ungana uzabafasha. Nk'uko natwe ariko duteye, natwe niyo kamere yacu, natwe niko tubyumva. Abenshi twibaza ko iyo upfuye ugomba gusigira icy'ingenzi, ugomba gusigira
umuryango wawe ari imitungo, ukabasigira amafaranga menshi, ukabasigira imirima, amatungo, imodoka n'ibindi. Umuntu iyo apfuye akagira ibintu nk'ibyo by'imitungo asiga, aravuga ati uriya yari umugabo kabisa, apfuye ari umugabo, abana be ntibazandagara kuko yarabateganyirije. niko twese dusigara tuvuga. Ariko mukuru ndagira ngo nkubwire ko rimwe na rimwe tuba turi kwibeshya, ntabwo ari byo, ntabwo ariko bimeze. Umutungo ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi ukwiriye gusigira umuryango wawe. Nubwo atari bibi kuba wabasigira umutungo, ariko kuba wabasigira umutungo wonyine nta kindi wasigiye, ni nkaho uba wasigiye uburozi. Baraje baramubaza rero ati yewe muyobozi wabemera, ni iki usigiye abana bawe kizabafasha utagihari? Basigiye umutungo ungana iki? Arangije arababwira ati mbasigiye gutinya Imana, fa in kanu salihin fallahu yatawalla salihin. Mbasigiye gutinya Imana, mbaraze gutinya Imana. Nibatinya Imana, Imana izahorana nabo, Imana ntabwo izabatererana, iteka ryose Imana izaba ku ruhande rwabo. Aya niyo magambo yababwiye. Barabyumvishe baratangara, ariko irya mukuru riratinda ntirihera. Iminsi yari isunitse, ibyo babwiye biragera, barabibona n'amaso. Igihe kimwe nyuma ya Umar ibn Abdulaziz, haje undi muyobozi bita Mansur. Amaze kwima ingoma cyangwa se gufata ubuyobozi, umwe mu bamenyi bari bariho icyo gihe bitaga Muqatil ajya kumureba, ajya kumusuhuza no kumuganiriza nk'uko n'undi wari wese ajya kuganiriza umuyobozi. Hanyuma Mansur amubwira ati ngira inama, nyigisha zimwe mu nyigisho, ndumva nkeneye kumva zimwe mu nyigisho zishobora kumfasha muri ubu buyobozi bwanjye, muri izi nshingano mbonye, nakora iki, nabigenza nte? Arangije aramubwira ati ese nkugira inama y'ibyo nabonye cyangwa nkugira inama y'ibyo numvise? Aramubwira ati ngira inama y'ibyo wabonye n'amaso yawe. Muqatil aramubwira ati nabonye Umar ibn Abdulaziz apfa yasize abana 11, asiga n'amadinari 18. 5 muri 18 bayamuguriyemo isanda yo kumushyinguramo, naho 4 bayamuguriramo imva yo kumuhambamo. Ubwo nimvuga amadinari 18 uhite wumva amadolari 18 uko birenda kungana. Ati nanone kandi nabonye uwo bita Hisham ibn Abdul Malik, nawe yari umuyobozi w'Abayisilamu, nawe apfa nararebaga, naramubonye. Ati nawe yasize abana 11. Abana be bamaze kugabana imitungo yarabasigiye, buri wese yatwaye miliyoni y'amadirham, buri wese yatwaye miliyoni y'amadinari. Ati ariko igitangaje,
nyuma yaho naje kubona umwana umwe wa Omar ibn Abdulaziz atanga ifarasi 100 ngo zijye kurwana mu rugamba rutagatifu. Ubwo nimvuga amafarasi 100 uhita wumva nk'imodoka 100 z'intambara, kuko ngo harwana imodoka ntago harwana amafarasi, ariko kera bakoreshaga amafarasi mu cyimbo cy'imodoka. Ati kandi ikindi nabonye umwana wa Hisham ibn Abdul Malik, wa wundi wasigiwe miliyoni y'amadolari cyangwa se y'amadinari, namubonye ari gusabiriza mu isoko nyuma yuko yasigiwe miliyoni y'amadinari. Bityo bavandimwe Islam, hari igihe twibeshya tukumva ko gusiga imitungo twisigiye imiryango yacu, urubyaro rwacu, ari byo bibaha amahoro no gutekana nyuma yuko twese tutakiriho, ariko mu kuri turibeshya. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, nimushake impamba, kandi impamba nziza no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe nujya gupfa ni byiza ko wagira icyo usigira umuryango wawe, ariko icyo wabasigira kuruta ibindi uzabasigire gutinya Imana. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.